Reka tubahe ikaze kuri Voice TV Rwanda. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru abagezweho muri ako kanya. Njye ni Trust Alan Inkotanyi. Inkuru tugezeho muri aka kanya nuko uzwi nka Ishimwe Dieudonné aka Prince Kid bimaze kwemezwa yuko bidasubirwaho arekuwe atagifunzwe. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwategetse ko Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wateguraga Miss Rwanda arekurwa by'agateganyo. Yarakurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba no gukora imibonano mpuzabitsina ku gahato, guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Irekurwa rya Prince Kid ryakoze ku mitima abantu benshi batandukanye bakora mu ruganda rw'imyidagaduro cyangwa se muri industry ya entertainment. Uwo bita Lucky Nzeyimana ukora kuri RBA yagize ati Imana ishimwe umuvandimwe aratashye alhamdulillah. Urubanza rukimara gucibwa bikemezwa ko Prince Kid abagizwe umwere, byemejwe ko agomba guhita afungurwa ndetse akoherezwa iwe mu rugo akajya kuruhuka. Umunyamakuru akazi ukora mu rubuga rw'imikino kuri radio cyangwa se ku kinyamakuru cya Leta RBA witwa Rigogarus yagize ati Imana ishimwe ko ishene icitse. Ibingibi bibaye nyuma y'aho urukiko rwakomezaga kugenda rusubika urubanza rwe ndetse rwanaburanishwa rukaburanishwa mu mwiherero aho rutabasha gukurikiranwa n'abantu, ndetse bamwe mu batangabuhamya babaga bahawe amakode kugira ngo batabasha kumenywa amazina yabo bitewe n'ubusugire kuko cyane n'ubusugire bwabo, cyane ko bamwe muri bo bari banyampinga bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda. Uyu mwanzuro kandi ufashwe nyuma ya tariki 25 Ugushyingo 2022. Urubanza rwa Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid rwari rwongeye kuburanishwa mu mizi humvwa n'abatangabuhamya bashya. Ubushinjacyaha bumusabira gufungwa imyaka 16. Ibyishimo byinshi bitandukanye nk'uko barimo kubyumva muri background n'amajwi arimo kuvuga kuri Prince Kid bishimiye irekurwa rye n'urubyiruko rungose ruri hano. Urubanza rwa Ishimwe Dieudonné washinze Rwanda Inspiration Backup yahawe gutegura Miss Rwanda rwagombaga kuburanishwa tariki 17 Ugushyingo 2022 ruza gusubikwa kubera inzitizi zatanzwe na Prince Kid ndetse na bamwe mu bamwunganiraga mu mategeko bagaragaje ko bifuza ko abatangabuhamya bashya bagaragara mu rukiko bituma rusubikwa. Abatangabuhamya bashya icyo gihe bagaragaye mu rukiko gutanga ubuhamya bwabo mu ibanga kubera umutekano wabo. Mu ntangiriro za Kamena 2022 Ishimwe yajuririye icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ariko narwo rwemeza ko akomeza gufungwa. Prince Kid kuva yatangira kuburana yifuje ko urubanza rwe rubera mu ruhame, ariko urukiko rukamubwira ko rugomba kuburanishirizwa mu muhezo kubera impamvu z'umutekano w'abatangabuhamya. Kuwa 28 Ukwakira 2022 nibwo urubanza ubushinjacyaha buregamo Prince Kid wahoze yategura amarushanwa ya Miss Rwanda rwagombaga gusomerwa mu ruhame, ariko umucamanza yanzuye ko yasanze hakenewe kumvwa abandi batangabuhamya. Tunyuje amaso mu binyamakuru bitandukanye ku Nyarwanda.com nabo bagiraga bati breaking news: urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko nta cyaha na kimwe gihama Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid mu bifitanye isano no guhohotera rishingiye ku gitsina aregwa. Yagizwe umwere ndetse hategekwa ko afungurwa urubanza rukimara gusomwa.